Ese nawe waba ujya bibaza uburyo kakajwe akora video ze ukaburira igisubizo? Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakoresha ukabasha gukora video nk'iza kakajwi ukoresheje telefone ya nta kintu na gito yabigusabye. Wagiye ubona abantu benshi bigana kakajwi ariko ugasanga nibihura neza, ugasanga basigaye inyuma cyane. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakora video nk'iza kakajwi cyangwa izisumbuye kuri video ze ukoresheje telefone ya nta kintu na gito yabigusabye. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nurebe iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo gukora video nk'iza kakajwi cyangwa izisumbuye kuze ukoresheje telefone ya nta kintu na gito yabigusabye. Tutsize ibintu byinshi reka nkora ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe nimba utarayikanda, ni ufite ikindi kibazo cya nyunganizi ubisigaho munsi muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video rimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakwereka uburyo wafata isura yawe ukayambika mask nk'iya kakajwi ku buryo ukurebye neza neza agira ngo ni wowe kakajwi kandi mu by'ukuri atari wowe kandi wanabikoresheje telefone yawe akarusho. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri none ndakwereka uburyo wafata video yawe isanzwe none ijwi riri kuvuga mukarihindura nk'irya kakajwi ku buryo uyumvise neza agira ngo ni kakajwi kandi mu by'ukuri ari wowe wikoreye video yawe kandi uyikoresheje telefone yawe. Tudasize ibintu byinshi reka dutangire n'igice cya mbere. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora uzafungura application yawe ya TikTok. TikTok niyo tugiye kwifashisha dukora video nka kakajwi. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora uzafungura application yawe ya TikTok. Ukimara kuyifungura uzategeza gake yifunguke. Ndabara uzafungura TikTok isanzwe pana TikTok Lite. Ukimara kuyifungura uzategeza gake yibanze ifunguke neza. Ukimara gufunguka we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka uzagakoraho. Ukimara kugakoraho kamera ya telefone yawe izahita ifunguka we nta kintu uzahita ukora. Uzahita ufata urutoki rwawe tukuru utushyira kuri kano gafoto k'uyu mukobwa akangaka. Ukimara kugashyiraho nguku we nta kintu uzahita ukora. Uzahita ukora ndetse view all effect hano munsi uri kuhabona ahangaha uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku we nta kintu uzahita ukora. Uzahita ukora muri search hano hejuru ahangaha shize dufresh hano hantu uri kuhabona kano kantu uri kubana nyine kameze kano kantu ka search uzagakoraho. Ukimara kugakoraho uzategereza gake yawe wihanganye birodinge. Uzategereza bikimara kurodinga we nta kintu uzahita ukora. Uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru we nta kintu uzahita ukora. Uzahita wandikamo gorilla. Uzandika gorilla nguku nurangiza ukore search gake. Ukimara gukora search gake uzahita ugera kuri tab imeze ukunguku we nta kintu uzahita ukora. Uzahita ubona effect tugiye dutandukanye. Urabona uturutu mask tugiye dutandukanye. Ariko ngiye nguko nabibabwiye nibanze kuri mask ya kakajwi kugira ngo mbere ku buryo kakajwi akora video ze nawe ubashe kubikora niba ushaka gukora video nka kakajwi. Ariko ushobora no gukora utundi effect tugiye dutandukanye. Urabona ko harimo utumask twishi tugiye dutandukanye. Rero mask ya kakajwi ni ihe rero. Dore ni ngiyi ishyizeho du fresh, iyi ngiyi uzayikoraho gake yawe wihanganye utegereze. Ukimara gutegereza urabona natwe twise twambara akamasi kurabona nguku. Rero we bitewe n'uburyo ushaka gutegura video yawe, niba ushaka gutegura video yo kuri TikTok uzaherekera nguku telefone yanjye imeze. Ariko niba ushaka gutegura video yo kuri YouTube we nta kintu uzahita ukora. Uzahita utambika telefone yawe. Urabona nguku iyo nambitse telefone yanjye urabona ukuntu biba bimeze. Rero we bitewe na video yawe niba ushaka kuri TikTok uzayihagarika, niba ari kuri YouTube uzayitambika. Rero uzahita recordinga video yawe uzahita ukora muri taburo yawe nguku ukoremo gakeya. Ukimara gukoramo rero urabona hano biracyari kuri foto ahangaha uri kubona. Reka mpagarike telefone kugira ngo bigaragare neza. Urabona hano ni kuri foto, hano ni ku masegonda 15, hano ni ku minota, hano ni ku masegonda 60, ubwo ni umunota, hano ni ku minota 10. Rero wowe uzabanza uhitemo niba ugiye gukora video kuri TikTok uzabanza ubihitemo, niba ari iyo kuri YouTube ubwo uzahita utambika telefone nk'uko uri kubona nambitse telefone. Nyine nawe uri kubibona ko yo nambitse telefone. Urabona kandi kakajwi yakora ku video zo kuri YouTube ubwo nayo bivuze ko atambika telefone. Urabona kagasura kanje neza nenga kakajwi neza uretse ko wenda dutandukanye gusa mu maso ariko urabona ko isura ni kimwe. Urabona kakamasike neza ari kimwe. Urabona nagerageje no kwambara akagofero urabona ko neza nakakagofero aba yambara urabona ko bijya guhura neza cyane. Urabona ko bino bintu ari ibintu byiza cyane. Urabona nyine nguku bimeze. We nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka record. Ariko reka fate video ihagaze yenda kugira ngo byo kubabangamira. None wowe tukora hano hashyize du fresh hano ukahita utangira ukarikodinga. Rero mu gihe uri kurikodinga uravuga ibyo ushaka byose nkuko nabibabwiye abantu twabanye kuva kera. Urikodinga nyine ibyo wishe ubisubiramo neza pa kubirikodinze neza. Niba uvuze ikintu ukakica ntago uhita utangira ahubwo urakomeza ukavuga ibyo uvuze ukabisubiramo niba wabyishe ukarikodinga. Noneho rero wowe umaze kurikodinga ukumva video yawe irarangije bitewe n'ikintu warugamije. Nk'urugero reka dufatire ko video yanjye irangiriye hanga, ariko reka nkomeze igere ku masegonda byibura 40 kugira ngo mbibereke neza urebe uburyo kakajwi akora video ze kandi urabona ko biri buze kugenda neza. Urabona ko ikintu gisigaje guhindura nijwi ryonyine, ariko urabona ko isura yo twayibonye. Niba ubonye nkubeshye isura atari yakoresha siga igitekerezo cyawe muri comment umbwire isura akoresha niba atari iyi. Ni iyi ngiyi neza akoresha kakajwi. Urabona ko mbamenye akantu k'ubwenge.
rero nk'urugero urabona twafatiye mu masegonda 30 urabona kahise kivivura nguko nguko. Twebwe twari twafatiye mu munota ntabwo twari twafatiye mu minota 10. Rero urabona ko twamaze kuri recordinga ka video kacu. Ukimera gukarekodinga nguko nguko we nta kintu uzahita ukora. Urabona kano kantu gatambitse hano hejuru. Kano kantu uri kukabona akangaka. Kano ndihise neza kuri kukabona. Ntago nzi ukuntu bakita ariko nyine urihangana nyine ni kano kantu nyine kameze nk'agatelefone nyine akangaka uzagakoraho. Ukimera gukora urabona duhingukiye hano ko editinga nyine urabona ni nko muri CapCut cyangwa muri InShot. Urabona hano hantu iyo scrollinze muri tuno tugambo urabona harimo effect tugiye dutandukanye. Hano hantu ushobora kuba wakeditingiramo video. Rero ushaka kuyikora kuri TikTok yenda nk'urugero rwameje gukorera video yawe kuri TikTok. Hano hantu ushobora kuba waza ukeditinga ukatushyiramo turatu effect tugiye dutandukanye ku buryo video yawe ugamije kuyeditingira kuri TikTok. Nayo mubaye mukeneye uburyo wenda wakeditingira video kuri TikTok nabyo nazayibasobanurira nkazakore ku buryo wakeditinga video ukoresheje TikTok. Nayo ni ibintu byoroshye cyane. Rero wowe udashaka ku editinga kugira ngo no kubatinza nyine kugira ngo video itaza kurambirana, urabona video yacu turayifashe dore ngiyi yenda nk'urugero urabona playinze ariko reka no guplayinga kugira ngo byo kutubangamira. Urabona nyine nagiye mfata ibyo nari ndi kuvuga n'ubundi ntago birenze. Wowe nyine uzabafasha ibintu ugamije muri video yawe. Uburyo wabyeditingira hano wazambira nkazateguraho ikiganiro. Rero wowe nta kintu itukora kuri kano kantu kari hano hejuru akangaka ka back ugakoraho. Ukimera ngo gakora wowe nta kintu uzahita ukora ngasi du fresh kuri kano kantu kareba hejuru kano kajya kumera nka view uzagakoraho. Ukimera kugakora uzascrollinga muri aya magambo ari hano uzahita ukora kuri no jambo rya save. Ubu video yacu tugiye kuyisavinga muri telefone yacu kugira ngo tubashe kuyeditinga niba twayikoreye kuri YouTube ije tugende tuyeditingire yena muri CapCut cyangwa muri InShot cyangwa tuyeditinge bisanzwe tuyigarure kuri TikTok. Rero ushaka kuyidownloadinga uhita ukora no hambere ahangaha save ahangaha ariko gusa hano hantu ikintu nabonye kibi cyako nyine ugasavinze kahita kazaho nyine kazaho tamaka ya TikTok nyine nawe urabyumva ntago biba ari byiza ku muntu w'umuporo nyine urumva uri kweditinga video washyira kuri YouTube hakaza ikintu cy'iwotamake ntago byaba ari sawa cyane. Rero ni wowe nta kintu uzahita ukora hano handitse next ahangaha uri kubona. Ukimera gukora next uzahita ugera hano ameze kuko nta kintu uzahita ukora ahangaha kuri option. Ukimera gukora wowe nta kintu uzahita uzahita scrollinga muri amagambo hano sorry nako mureka nsubira inyuma gakeya nako uzahita ukorana ndetse everyone ahangaha. Ukimera gukora rero uzashyiraho video yawe hano handitse only you. Hano hantu rero hano ahangaha shidu fresh. Yumaze gushyira nk'aha hantu ushyize video yawe kuri TikTok niwo uyireba niwe muntu uyireba wenyine. Ubwo niba wakoze video yo kuri YouTube uzayishyira kuri TikTok yawe ubwo niwe muntu uzaba wemere kuyireba wenyine. Ukimara kuyishyira ndakwereka uburyo wa downloadinga ikajya muri telefone uzahita ukora ndetse post. Ukimera gukora post uzategereza gakeya tayari abona ko video yacu igeze kuri 61%. Urabona ko n'ubundi video yacu iri kwipostinga kuri TikTok ariko urebye neza hano munsi urabona biri kuri friend. Gusa niba ujya wa-uploadingira ahangaha ujye witonda cyane kuko iyo wa-uploadingiye video ahangaha nawe itanga umusaruro ntabwo ibona views nyinshi nyine ibona views nkeya cyane ugereranyije n'izo ari kubona ushyize mu bundi buryo. Mukeneye kumenya uburyo waka-uploadinga video kuri TikTok mu buryo bwiza wazandabura nkazakubwira uburyo bikorwamo kuko ni ibintu byoroshye cyane kandi iyo wabikoze bigira umusaruro nyine uri ku rwego rwo hejuru. Urabona video yacu irimo irajya kuri TikTok yacu turimo turaya-uploadinga bisanzwe. Hano hantu ngiye gufatamo ka pause gakeya no kuvuga kugira ngo nyine video yo kurambira ngiye kubireka byihute none mite nkomeza video imaze kugera kuri TikTok nkore ku buryo washyira muri telefone yawe ukaba wabasha kuyeditinga ukaba wanabasha guhindura ijwi nyine. Urabona ko hari ahantu kuri TikTok ntago wabasha guhindura ijwi ngo narabigerageje mbona ntago bikunda. Urategereza gakeya ikabanza ki-uploading ikajya kuri TikTok. Rero wowe video yawe ikimara kurangira ikimara kwi-uploadinga kuri TikTok uzahita uza kuri profile yawe. Ukimara gukora kuri profile we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kagagufuri akangaka uzagakoraho. Ukimara kugakora urabona ya video yacu dore ngiye ahantu yisiza uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho nguko we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kuri buno budomo butatu buri hano munsi uri kwabona. Ukimara gukora uzahita scrollinga muri aya magambo aya ngayo. Ukimara kuyescrollinga uzahita ukwana ndetse privacy settings ahangaha uri kwabona uzakoraho. Ukimara gukora uzategeza gake. Ukimara gutegeza gakeya uzahita ukorana ndetse everyone ahangaha. Ukimara gukora kuri everyone uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma uzahita uza hano ahangaha n'ubundi habanza. Ukimara kuza hano habanza uzahita ukora kuri ya video yawe. Ukimara kuyikora uzahita ukora kuri buno burongo butatu buno budomo butatu sorry ahangaha. Ukimara gukora uzahita ukora kuri copy. Ukimara gukopia ya video yawe nta kintu uzahita ukora uzahita uva kuri TikTok bisanzwe. Ukimara kuva kuri TikTok uzahita uzofungure Google Chrome ya telefone yawe. Ukimara kuyifungura uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo
Synaptic uzandika nguku nguku uhita ukora search gakeya utegereza ukimara gutegereza uzahita ukora kuri iyi ya mbere iyi ngiyi ukimara gukoraho uzategereza gake ukimara gutegereza gake uzahita uza hano upestingemo ya link uzakuye kuri TikTok ukimara kuyipestingamo uzahita ukora download ukimara gukora download bizarodinga gakeya uzategereza gakeya ukimara gutegereza uzahita ukora ndetse download ukimara gukora kuri download uzategereza kandi kanya gakeya wihanganye urabona ko video yacu itangiye kujya muri telefone zacu uzategeza kanya gato ya rero video yawe banze ije muri telefone yawe nimara kujya muri telefone yawe ndakwereka ikindi kintu cyita gikurikiraho uzategeza gake yawe wihanganye urabona ko bidatinze video yacu imaze kujya muri telefone yacu uzahita uva muri Google Chrome ukimara kuva muri Google Chrome uzahita uza muri file yacu urabona tuyifunguye reka nkore back asubira inyuma urabona nkore kuri video ukimara gukora kuri video urabona ya video yacu yagezeho kandi urabona ko na automake nimwe iriho rero we nta kintu uzahita ukora uzahita usubira kuri TikTok yawe ukimera gusubira uzahita ukora kuri buno budomo butatu ukimera gukora no buno uzahita uza video yawe tuyigira private kugira ngo nyine atazagira umuntu ubona ibintu wakoze muri ayo mabwa nyine uzabanza nyine editing video uzashiraho video ya nyazo uzahita ukora ndetse setting and privacy uhita ukora hano handitse only you ukimera gukora no buno video izahita isubira muri privacy ubu nyine tumaze kuyikira kuri privacy ubu nta muntu wayibona video yacu tumaze kuyikira muri telefoni yacu gusa ni video tumaze gushyira kuri only kuri TikTok ushobora no ko wayifata ukayisiba kuri TikTok niba utazayikenera burundu kuko tuyifite muri telefone zacu wowe nyine amahitamo na yawe uzayisiba cyangwa uyirekere hara kuri only kuko n'ubundi nta muntu uzayireba kuri TikTok yawe tubatinze mu bintu byinshi none reka tujye ku gace ka kabiri mureke rero uburyo wahindura voice cyangwa iriya audio twavuze none ikabivuga nka kakajwi neza cyangwa tugahindura tugashyiramo undi muntu wari wese dushaka ushaka guhitamo nka kakajwi cyangwa ugahitamo akandi kajwi gatandukanye na kakajwi nyine amahitamo aba ari ayawe ndabizi neza ubu hari abantu bamaze kugera aha ngaha barangiza bakahita bakoramo video kuko babonye uburyo kakazwa akora videos ariko mu by'ukuri ntago bamenye uburyo umuntu yahindurira ijwi akarigira nk'irya kakajwi muri aka kangiye gukorera ku buryo bikoramo rero kugira ngo uhite ubikora nta kintu uzakora uzahita ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe nge Android ni Play Store ndore ngiyi urayifungura ukimara kuyifungura tuza muri search hano munsi ukimara kuza muri search hano munsi uretse uza muri search hano hejuru ukimara kuza muri search hano hejuru uhita wandikamo video voice changer uzandika nguku numara kwandika nguku we nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereze ukimara gutegereza uzahita uyungukira kuri tab imeze nguku uzascrollinga muri ama application bazaguha uzahita ukora kuri iyi ngiyi kizeho du fresh iyi ngiyi uri kuyibona iyi ngiyi kizeho du fresh urabona video voice changer plus effect ni iyi ngiyi uzakoraho uzayikoraho ukimara kuyikoraho uzayistere banze muri telefone yawe niba utayifite muri telefone yawe ukimara kugeza muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora ushobora kuzagenda ukora mu application yawe ukayifungura cyangwa ukahita uyifungura aha ngaha nabwo nta kibazo ukahita ukora kuri open ukayifungura ukimara kuyifungura urategeza gake yawe wihanganye ikabanze gafunguka nagatinda gufunguka gusa rero ubwa mbere nyine isa nkaho itinzemo gakeya ariko nagatinda gufunguka rero we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu k'agakubo kari hano hejuru aha ngaha shize du fresh hano hantu urabona hari akantu k'agakubo ugakoraho kuko ukoze aha ngaha munsi hano shize du fresh nanone hano wabugiye mu buryo bwa Pro nyine urumva wazajya wishyura amafaranga ariko twebwe reka dukore kuri kano kantu k'agakubo ugakoraho ukimara kugakoraho uhita ukora kuri arrow ukimara gukora kuri arrow uhita utungukirana meze nguku urabona aha ngaha hambere ni kuri open audio hano ha kabiri ni open video ubwo nyine hano hambere ushyiramo audio cyangwa hano ha kabiri ugashyiramo video ariko gusa na hano munsi ushobora kuba wavuga ibintu uvuze ukaba wahindura voice wavugiye aha ngaha nabyo birakunda nta kibazo rwose wagize ukavugira aha ngaha ukaba wahindura ijwi wavuzemo rero twego kuko dufite video nta kintu tuzahita dukora aha ngaha handitse open video aha ngaha uri kuhabona uzakoraho ukimara gukoraho uzahita ukora kuri arrow ukimara gukora kuri arrow uzahita ukora ndetse arrow aha ngaha mo hagati hano handitse arrow or hano uri kuhabona uzakoraho ukimara gukoraho uzahita ugera hano meze nguku uzahita ugera ku mavideo ari muri telefone yawe urabona baduhaye ibyumba biri kuri telefone zacu wowe nyine uzahitamo icyumba cyagiyeho ya video yawe nk'urugero ngiye dore ni iki ngiki cya mbere aha ngaha hano ha kamera ukimara gukora urabona harimo twatu video twafashe ngiye urabona ni nabanje kugerageza bino bintu ngiye ko nafashe naka ngaka uzagakoraho ukimara kuyikoraho uzategereza gake ya loading bikimara kuloading uzahita ugera kuri tablo imeze kuko nta kintu uzahita ukora utu twose utungu turi kubona tutu zero twose nutu effect nyine tugiye dutandukana ushobora kuba wahindura ijwi ryawe nyine ukaba warihindura bitewe nuko ushaka rero we kugira ngo bihindure nta kintu ukora uraza ukagenda ukora kuri buri kamwe urabona nkaka ngaka yugakozeho nguku ushobora kuba wagakora hano munsi ukaba wakongera aha ngaha du fresh hano ushobora kuba wakongera sound uburyo bivugiramo cyangwa na hano ukaba wakongera nyine aho ugenda ukoraho nk'urugero rero ubona dukoze hano ha gatatu aha ngaha
hano muzi ushobora kuba wakongera nk'uku nguku cyangwa akaba wagabanya. Rero hitamo akajwi kagiye gatandukanye ngenda ndanga kubisakurisha kugira ngo nababangamira muri video. Wowe hano ushyiramo nyine ukaba wakongera volume cyangwa ukaba wakagabanya nyine bitewe n'icyo ushaka wowe. Hano hantu harimo ijwi rya kakajwi narwumvise uretse ko nari kugibuka neza, ariko hano ijwi ririmo rya kakajwi gusa harimo n'utundi ijwi tugiye dutandukanye. Uraza nyine uhitemo akajwi kawe kimara kugahitamo. Nk'urugero ngiyewe reka mfatire kuri aka ngaka kano ka baby. Aha ukibira kugashyiramo nguko rero kaba kagiyemo. Wowe nta kintu uhita ukora aha munsi. Hano ushobora kuba wagabanya uburyo kavugamo cyangwa ukaba wagabanya uburyo kavugamo, cyangwa hano ukaba wakongera. Nk'urugero nyine wowe uhitamo nyine ugenda uzamura kamwe wakumva bihura akakareka ukaba wanakongera hano munsi. Ukimara kubikora nguko rero wumvise bihura neza, wabyongera wumvise bihura neza, akajwi kakajwi wakabonye uhita ukora hano hejuru, hano handitse save. Aha munsi hano hejuru uri kuhabona sorry, ukoraho. Ukimara gukora we nta kintu uhita ukora ngaho do fresh. Hano uri kuhabona video quality, aho uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ugera kuri tab imeze uku nguku. Nk'ubu uri kubona bari baduhaye kuri 203 ukubye 360. Urabona hano ku 1080 biri kuri Pro, kuri 810 naho ni kuri Pro, kuri 608 naho ni kuri Pro, ariko urabona hano kuri 405 ntago ari Pro. We nta kintu uhita ukora uhita ushyira aha ngaha kuri 720. Urabona hahise hazamo 405 ukubye 720. Wowe uhita ushyira aha ngaha. Niba ari na audio ushaka ukaba wakora hano kuri audio bitewe n'icyo ushaka nyine, ariko twego uko dushaka video no muri turakumisha hano kuri video. Nuraza kubikora nguko we nta kintu uzahita ukora handitse save. Aha ngaha uri kuhabona. Ukimara gukora kuri save bizarondeka gakeya, uzategereza gakeya wihanganye. Uzategereza banze bibare nyine bigere ku 100%. Nibimara kugera 100% video yawe izahita iza muri telefone yawe, kandi akajwi kabaye nk'aka kajwi neza. Wowe nta kintu uzahita ukora. Nugera aha ngaho uzahita ukora kuri kano kantu gakuremo. Ushobora gukuramo ngubu rero video yawe uzaba umaze kuyibona kandi ijwi ryanahindutse. Ubwo uzafungura file yawe. Ngiye urabona ngubu nayifunguye. Uzafungura file yawe uhita uza kuri video aha ngaha. Ukimara kuza kuri video we nta kintu uzahita ukora. Urabona ka video kacu dore ngaka ubu nyine ijwi ryahindutse, twarihinduye ukundi kuntu. Urumva nyine ukuntu ijwi twarihinduyemo ukundi kuntu. Umva ukuntu ryahise riba. Ese nawe waba ugiye bibaza uburyo kakajwi akora video ze ukaburira igisubizo. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakoresha ukabasha gukora video nk'iza kakajwi ukoresheje telefone ya nta kintu na gito yabigusabye. Wagiye ubona abantu benshi bigana kakajwi ariko ugasanga ntibihura neza, ugasanga basigaye inyuma cyane. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wakora video nk'iza kakajwi cyangwa izisumbuye kuri video ze ukoresheje telefone ya nta kintu na gito yabigusabye. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nurebe iyi video ukayiraza ufite ubushobozi bwo gukora video nk'iza kakajwi cyangwa izisumbuye kuze ukoresheje telefone ya nta kintu na gito yabigusabye. Tayari urumva ko ijwi ryahindutse, kandi mu by'ukuri twavuze ijwi ryacu risanzwe rivuga nka kuriya kakajwi avuga, cyangwa bitewe n'uburyo wahisemo nyine wowe uhitamo icyifuzo, wowe uhitamo amahitamo yawe bitewe na video ushaka. Rero nuko nguko wakora video nka kakajwi urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urabona ko tubikoze mu gihe gito. Reba wabimaze kubimenya urabona ko wabikora mu minota 5 cyangwa mu minota 10 ukarikodinga video yawe, ukaba wahindura ijwi nka kakajwi, ukaba wakambara masike nk'iya kakajwi cyangwa igiye itandukanye bitewe n'iyo ushaka, urangiza ugakora video nk'ingi. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero kano kantu nakubwe nyine bakagufashije nyabona bimbwira muri comment. Gusa nayo niba ari ahantu wageze ukabona biragucanze ukabona igizemo akabazo magakeya, nabyo bisigaho muri comment kuko ngenda hari ku bwanyu, ngiye niyemeje kuhaba ku bwanyu. Nujye ugira ikibazo cyangwa nyunganizi ujye ubisigaho muri comment, kandi baniteguye kugusubiza cyangwa guhindura ikosa mwabonye muri video. Nyabona nuzajya ubona ikosa muri video nukagenda utarivuze, ujye uvuga ati muri video mu munota uyu n'uyu ushobora kuba wakoze magakosa kanaka, genza yambireba neza mbihindure muri video zizakurikira kugira ngo turusheho kubaka umuryango mugari wa ETN Tech. Rero nuko nguko wakora video ukoresheje telefone yawe nka kakajwi. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Bigerageze kuri telefone yawe, nibiramuka bikunze uzaho muri comment umbwire niba byakunze. Gusa nayo nibidakunda nyabona ujyeho muri comment umbwire ati ntibyakunze, umbwire n'ahantu byapfiriye mbite nkwereka ubundi buryo wabikoramo kuri telefone yawe. Kuko uburyo wakora video nka kakajwi n'uburyo bwinshi cyane, wagenda uhindura ugakoresha n'ubundi buryo nabwo bugakunda. Rero nguko umaze kuyibona ubonye ko tumaze gukora video nka kakajwi. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Iyo umaze kuyikora nka kuriya ushobora kuba wajya muri CapCut cyangwa muri InShot bitewe na application ukoresha editinga, ukaba wa editinga cyangwa yenda haba hari wakoze agakosa uri kuvuga ukaba wagahindura cyangwa ukaba wagakata. Ubundi video yawe wamara kuyitunganya neza ukahita uyishyira kuri social media zawe, maze nawe ugatangira
kugira views nyinshi nk'iz'abandi bose bakora iriya content bahisha amasura yabo. Rero nuko nguko bikorwa, kano kantu nako gwenyine bakagufashije nyabona, reka nongere mbisubiremo, bimbwira muri comment niba nawe katagufashije nabwo bisigaho muri comment kuko nyine ndahari ku bwanyu kandi niteguye kugusubiza. Sawa sawa, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ngiyi, zasubiza ikibazo zabo bambajije munsi muri comment. Ciao ciao.